cyo kumva ngo what do you mean? Ntabwo ari umukobwa kuba. Ni indaya. Ariko wamaye amahoro nkabanza ngatuza nkanamenya ukuri kuko. Eka rero nawe ni mwiza cyane bikabije wagira ngo ni wa mukobwa wa Claudine asigaye kwitaho cyane. Aricyo nahebye. Chape usko na angel. I love it. I have to see you smiling, happy, just like that. Thank you, love. Just like the way you're going. Right Like now. this? Yeah. Wihindura kubera ko udashaka ko abantu bagutesha umutwe sirtu nkanjye none bumva ikintu ushaka. I just want my time and you. Me and you. Shaka kujya gukorera mu mujyi. Akose uravuga umuzi ntabwo uzi. Ntabwo bagiye gukora mu mujyi kuko Utazi umujyi ari wisukira. Iyo uza kumenya ukuntu navuyeyo nataye umutwe. Buriya umujyi ntabwo wajya utafite igishoro. Hariya kubaho bisaba igishoro gihagije. Mbaza njyewe nagiye. Erego niwe kinya. Jiwe igishoro ndagifite. Ntaribi. Igishoro ndagifite n'uyu mwuga wanjye. Ayo waburiye hano ku isambu. Hano hafi hano. Hariya niho uzayabona. Utabeshya. Hariya niho uzayabona. Ariko amafaranga ndimo gukora ntabwo ahagije. Ngomba gushaka amafaranga mu mujyi. Nkorera nitahire. Erega sinkubujije kujya. Uzagende uzabumbwira. Sinyibereye aha ngaha. Mujyi. Turebe umujyi buriya. Kuva mu mujyi bisaba igishoro. Uranyuma? Kuva mu mujyi bisaba igishoro. Mbaza njye wabayeyo. Navuye yongiye gusara. Ako. Waretse kuntera ubwo. Hano hajyayo nkishakishiriza ko hari ahantu hari amafaranga. Ariko abantu bavuga umujyi rwose. Uri kurota cyangwa? Hariya mu mujyi. Tubaze twebwe twabaye hariya. Ngaho uzagende uzabumbwira. Kira karavate yawe. Se urasojera. Ariko iriya misonde dore ngiyi misondekere ukomeze uzane. Ni uzatora mu mujyi ngiyi. Do. Iyi misondekere. Karavate yawe iranashaje. Kanitahire. Nuko nyine hari ubuntu. Nta muntu usa n'unyishyura. Nose twibuka cya kintu cyane naguhaye ubushize. Kandi baherera banditse ko mugiye kuzatuma ngo mino. Hamwe mu nyambura buriye. Umva byuka tujye kwa muganga amaze guhamagara imodoka. Nakomeje kukwinginga uranga, ubu rero ajya gukora itegeko. Nta yandi mahitamo ufite. Tujye kwa muganga. Niba ndumva nzapfira ahangaha. Nzapfira ahangaha, izo ni inzozi. Shanga bazamfunge ngo niciye umuntu mu nzu. Byuka. Ni ukuri ushatse wakora. Dudu wakumvisha ni ukuri pe. Genda imbere bivugira kwa muganga. Dudu kandi ntabwo wumva wowe. Ntabwo ko nashaka kujya kwa muganga. Dudu ntabwo nakubwiye ko nashaka kujya kwa muganga. Genda imbere bivugira kwa muganga.
kabayi yose ndabona uba uri na wenyine imirimo ntabwo iba ikoroheye none se kabayi wa muhungu wawe se nta n'ubwo agera hano ngo abe yanagufasha ariko se Nyakaga Imana ikugejeje aha ngaha niyaheye yayindi nsenga nagize ngo wagira ngo hagezwaga na cumbetse kabisa urumva nyine ni ikibazo rega se ubona imirimo dukora yo gushakisha ibitunga umuryango nawe hiyongereyeho nuko nguko niba mvuga ijambo ry'Imana mbwira abantu ngo bihane dore ko kuza kumwami Yesu kuri hafi ntago biba binyoroheye none se kabahi ko kuvuga gutaruka nta makuru yancumbetse cumbetse ntabwo urajya kumusura oya pe nubonanye byarananiye yewe araho arimo aragororoka ariko buriya niwe wanabihisemo nyamwanga kumva ntiyanze no kubona abeya n'abadayimoni kabahi ariko se mwatuje tukubaka umuryango kunumvishe n'iwanyaruko oya burya iwanjye hose iwanjye ho nta kibazo burya mfite ukuntu mbigenza kuko burya genda nasenga umwuka wera akabisobanura ahubwo rero kabahi urifite iyerekwa ku muryango wanyu hari ikintu umwuka wera yansobanuriye agiye kubona mbona umugabo wawe arafunguwe ariko umwuka wera ahita asobanurira ko hari imyuka mibi irimo ikorera mu muhungu wanyu ahita ambwira ngomba mbwire musenge cyane ahubwo rero pfukama gusengere twirukane duciye imigozi twirukane aba badayimoni mu izina rya Yesu Sundi urifuza icyo wagiye kuryama ukandika ariko se reka nkubwire ko iminsi ishize ari myinshi wambabariye koko tukaryama mbabarira rwose sibyo ngirira impuhwe urabona iminsi ishize atari myinshi koko kutazingire se ujya konca inyuma ese undi wowe ubwawe wigeze utekereza ku ngaruka zirimo kandi niwe wahisemo kugenda ukajya gushaka ubundi buriri ntarimo genda rero usubire usanzwe uryama amahoro ariko nimbe na mbere turi babiri twembi nta kibazo cyari gihari kumva ariko ubu ngubu muri runo rwamaze kuzanamo shitani ubu ngubu aragira ngo azamenye yuko ugira igitanda cyawe nanjye nkagira icyanjye koko wakwihanganye basi reka nkubwire ikintu cyoroshye cyane sheri sibyo mbabarira nzi ndyame hano muri buno buriri ntabwo nzakwegera rwose uzareba hirya nanjye ndebe hino nibinashoboka tuzashyira ishuka mo hagati ibe umupaka wanjye nawe ariko mbabarire rwose wenda ndyame iruhande rwawe sibyo mva nkubwire rero ibintu ntabwo bishoboka tuzongera kurarana ari uko twavuye kwa muganga kwipimisha ubu rero nta mwanya mfite nta niwo ndabona yewe ntugiriye inama rero wagenda ukaba usanze umugore wa kabiri dore nawe namukwegereje hari ikintu ubaza Maribori muri iki kugira ngo uve mu buzima bw'umuryango wanjye icyo wakora ni kimwe tuza kuko sinshobora kuva muri uru rugo mu gihe narabyara mve muri uru rugo ntukwiye kuva mu buzima bwanjye nanjye kandi sinkwiye kuva mu buzima bwawe
erega tuzi witwe papa w'umwana wanjye. Wavamo n'umupapa mwiza. Erega tuzi uyu mwana wawe. Ayibore rekeraho geza aho ngaho kandi ndagusabye ntongere no kunkoraho. Ahubwo se shit tuzamukane. Please ikintu ngusaba ni kimwe no kuvanga ukagenda kandi ukagenda ku neza kuko bitabaye ibyo urirengera ingaruka zose ziri buze kubivamo. Wabyumvise neza? Mwana tuzamwita ndisho. Gerayo. Hasoni. Ihangane hano bigusaba gukomera. Gusa wageze neza ko wamuzanye kwa muganga. Naho ubundi yashoboraga gupfira no mu rugo. Kuko abasirikare be baragabanutse. Se byibuze muganga urabona ari buze kugaruka buzima. Birashoboka reka dutegereze turebe. Ubuzima n'ubusa koko. Ese ndakwinginze munsi. Ndakwinginze ntupfe Kesi. Mbere umuvandimwe muri uyu mujyi wa Budende. Subundi ko wafataga imiti waje kubereka gute? Kesi nkumbuye ukuntu wajya guhuka. Nkumbuye ukuntu wajya gusetsa. Byibuze usanga urimo no kunyumva. Akubwira agahinda. Akubwira uburyo Claude yanyanze.